mu Rwanda tumaze kugira indaya nyinshi. Kera ngewe ubu mfite imyaka 30, sibyo? Kandi ntabwo mubeshya. Ariko ngewe nakuze mbona abakobwa bagira imico. Ese reka tuvuge ko nyine nkuko tujya tubibona ku makuru cyangwa na hehe, tuvugisha ukuri, nyine amasomo ajya agatambuka pe mu ruhame na hehe, ariko ninde ushobora guhindura umuntu akamugira umuntu wa nyawe? Ninde se? nta n'uwo ushobora no kubona, sibyo? Iyo ikintu kijya kimubaza ni kimwe, sibyo? Mufata abantu mukavuga ngo ni ibyamamare, ngo nyine ngo ni ba misi, ngo ni abahanzi, ngo ndengakamere, ngo ni iki, nyine mukabaha ibyubahiro bya danje. Shashumi ku iherezo ugasanga n'ubundi ari amase ngaho kuri za social media, ngaho frame ni iki. Buriya reka mbabaze, umuco nyarwanda ni iki? Aya matiko ubu ngubu ari muri sosiyete y'abahanzi, sibyo? Uyu munsi Marina yasambanye, ejo kanaka yagambaniye igihugu, ejo. Harya ni umuco? Ikintu ngiye kubarabura ni kimwe cyonyine icyakoze Gasuku, buri kantu n'abandi mufitanye amabifu, ngo muri icyitegererezo, ngo mu gihugu cy'u Rwanda muri amase, muri ibinure, muri ibigoryi, muri ibintazi. Sinabona nuko njye mvuga n'ibyanyu. Nese ubundi umuntu ajya akitoba akikinisha, ngo ngewe ngo ndi Gasuku, ngo ngewe ngo ndi buri kantu, ngo nakurenze, ngo ngewe ngo Gasuku, ngo ndi watabi, wasigara wamabyiwe, wasesemewe. Mu Rwanda tumaze kugira indaya nyinshi. Buri munsi turavuka, ngewe ubu mfite imyaka 30, ntabwo ari ngombwa kubitwibutsa, sibyo? Kandi ntabwo abakene turi benshi. Ariko ngewe nakuze mbona abakobwa bagira imico. Ikindi abantu tugerageza kwiyubaka, n'ubundi dukoresha power zacu, tuvuga ko kujya ubitwibutsa buri kantu, gutanga ngo Christian, ngurebwa n'abantu benshi, nguru umusitari wakigwaryiwe. Uza abasitari bapfuye, yarapfuye arakunanguka, Lucky Dube arapfa, hari ubwo ari umunyarwanda, n'abandi bahanzi benshi n'ibyamamare. Amasomo ajya atambuka agatambuka pe. Uzi ikintu uzajya wirata ko waramutse, ariko ninde ushaka kujyaho ukavuga nyana naramutse, mugiye ngo ndakaze ngo publicité ngo company, wanjijiwe wakigwaryiwe. Ubundi uratekereza, sibyo? Dushimira Imana yatumye uramuka shumi. Mufata abantu mukavuga ngo ni ibyamamare, ngo nyine icyaze ngo abanyarwanda ngo ni abahanzi, ngo ndengakamere, ngo ni iki, nyine mukabaha ibyubahiro bya danje. Sorry, Shashumi aravuga ngo ugasanga n'ubundi ari amase, sibyo? Ngaho kuri za social media, ngaho frame ni iki. Buriya ikintu mbakumenya ni umuco nyarwanda ni iki. Umunsi watangiyeho ubuzima bwawe n'umunsi uzacisha cyangwa se uzarangiza ubuzima bwawe. Iyo niyo minsi utangaje mu buzima y'abahanzi, sibyo? Icyo cyose usaba mumaze ku isi. Rero ntukajyeho nyine ngo ujye kwipresenta ahantu, ngo nyine urabona Marina yasambanye, ejo ngo ndi w'indengakamere, kanaka yagambaniye igihugu, ejo. Ibyawe uretse Imana yo mu ijuru n'iy'ikuzimu babizi. Nta muntu mugenzi wawe ngiye kubarabura ni kimwe. Ntukajye udushushanya uwo uri we wese uramaze. Icyakoze Gasuku, buri kantu n'abandi mufitanye amabifu, ngo muri icyitegererezo, ngo mu gihugu cy'u Rwanda muri amase, muri ibinure, muri ibigoryi, ariko nta n'isoni munagira, muri ibintazi. Sinabona nanjye mvuga n'ibyanyu. Gupresenta ubuzima bwawe, umuntu ajya akitoba akikinisha, mwese ni amaco y'indani y'amafaranga, ngo ngiye ngo ndi buri kantu, ngo nakurenze, ngo ngiye ngo Gasuku, umuntu udakora biriya kubera amafaranga, wasigara wamabyiwe, azampiga. Nicyo gitegereza umwana w'umunyarwanda. Nta n'isoni mugira shumi. Uyu munsi turavuka, icyakumva ko mbabwiza ukuri, sibyo? Ntabwo ari Imana ku Mana. Abakene
yewe turi zikabampuriza n'amacinya. Mana we mbega